Imana ni ubuhungiro, ariko ijya iboneka cyane mu bibazo. Cyagiye uri mu kibazo, cyagiye ukivuga ngo ntibyishobotse, nibwo Imana ikora. Cyagiye uvuga ngo nta nzira, nibwo Imana yigaragaza. Kenshi uzayibona ugeze mu bibazo, ubundi ni Imana y'amahoro, ni Imana y'imbabazi. Imana ishimwe, Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana yo mu ijuru umunsi mwiza yaturemeye kugira ngo tuyishimiremo, kugira ngo tunezerwe, kugira ngo twongere tubane n'Imana. Tuyishime kugira ngo tuyihimbaze. Bene data, dufite Imana nk'uko n'abatubanjirije bagiye babivuga, niko biri. Dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana ikora, dufite Imana yumva, dufite Imana y'imbabazi. Umukozi w'Imana Dawidi yaravuze ngo dushimire Uwiteka, ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Yaba atari imbabazi z'Imana twashira, kuko mu muntu habamo intege nke, ariko kubw'imbabazi z'Imana igenda izitugirira uko bwije n'uko bukeye. Nk'uko nababwiye rero, ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana yo mu ijuru, kandi namwe tubashimira kubwo kwitanga no kuduhamagara no kudukurikirana ku manywa na nijoro, no kudukomeza ku murimo w'Imana, mudushyigikira mu buryo bwose mubashishijwe, mudusengera, uburyo bwose mubashishijwe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashima Imana rero. Nagiye mvuga ukuntu Imana izirikana. Imana yacu irazirikana, Imana yacu irazirikana, Imana yacu irazirikana. Bene data, Imana irazirikana. Imana irazirikana. Iyo wakoreye Imana ukabana nayo, ukayikomezaho, ukayikunda, ntuyibangikanye n'ikindi kintu na kimwe. Nagiye mbabwira ukuntu Abisirayeli bahamagawe n'Imana bava muri Egiputa, ni naryo jambo tugiye kuganiraho. Ariko kandi ngo bageze mu nzira, bageze imbere, ntibakomeza urugendo, ntibyagenda neza. Kubera iki? Kubera yuko basubiye inyuma, hanyuma umutima w'Imana ntiwishima. Ariko kandi iyo ugendanye n'Imana neza ukayumvira, Imana yacu irazirikana. Abisirayeli rero bagendanye n'Imana, ariko bagenda basubira inyuma. Hari aho bageze ngo Abamediyani barabakubita, barabahabya, ngo baraza mu mashyamba, baraza mu butayu, baraza ku manga, ngo babaza Imana impamvu. Imana iravuga ngo ntimwanyumviye, nababwiye uko muzitwara, ariko ntimwanyumviye. Yoshua nawe ngo ari mu rugendo, ariho agenda, ari mu murimo w'Imana, ari mu muhamagaro we, ngo Imana yari yabagabije Ayi, ngo baza gutsindwa, hapfa ingabo nyinshi z'Abisirayeli. Ngo Yoshua ngo ararira, ngo arasenga, yiriza umunsi ababaye, ngo ariko Imana imubwira impamvu. Iramubwira ngo nari nababwiye ngo ntimuzagire mutya, hari ibyo nababujije ntimwabikora. Bivuga ngo hari ibyo Imana itubuza, hari ibyo Imana hari umwifata Imana ibigushakaho. Iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, hari ibindi, hari urundi rugendo, hari indi ntambwe, hari indi ntambwe utera, hari urundi rugendo, hari ukundi kuntu ugomba kwifata. Icyo gihe rero iyo bitunaniye nibwo usanga agakiza kacu katuruhije. Ariko kandi Imana ni nyembabazi. Iyo duciye bugufi tukihanira kureka, Imana itugirira imbabazi. Ndashaka ko uyu munsi tuvuga ku mugabo witwa Mose. Mose yari inde? Mose nawe yari Umwisirayeli, yari Umuheburayo nk'abandi. Yagiye mu gihugu, yavukiye muri Egiputa. Igihe Abisirayeli bari muri Egiputa, ngo Mose nawe avuka nk'abandi bana, ariko avuka mu gihe kibi. Avuka mu gihe Farawo yahigaga abana b'abahungu kugira ngo batazagwira. Avuka mu gihe abana b'abahungu bahigwaga kugira ngo bicwe, kuko umwami Farawo wa Egiputa ngo yari yatanze itegeko, aravuga ngo muzarebe neza, aba bantu bari kugwira, none nta kundi twabigenza. Hanyuma ngo ategeka ababyaza ngo bajye bashaka abana b'abahungu babice, ngo kugira ngo batazagwira. Ariko birivuga yuko umugambi w'Imana, ineza y'Imana yagiye irinda Mose, ndetse imurindira no mu rugo rwa Farawo. Aba ari harindirwa, ntiyagira ikintu aba. Ndashaka kukubwira ngo Imana iri kumwe nawe.
n'abatubanjirije bagenda babihamya. Imana iri kumwe nawe niba uyikunda, niba ufite umutima Imana yishimira. Uyu munsi rero nkuzaniye ijambo rivuga ngo kugira umutima Imana yishimira. Kugira umutima Imana yishimira. Kugira umutima Imana yishimira bizatuma ibana nawe, kwibaza aho isezerano rizaca, kwibaza igihe rizasohorera, ibyo ntabwo ari ibyawe. Wowe haranira gushaka kugira umutima Imana yishimira. Niba ucya mu gitondo uvuge ngo Mana, umutima wanjye Imana irawishimira. Niba uri mu bisubizo uvuge ngo Mana, uyu mutima Imana irawishimira. Niba uri mu bigeragezo uvuge ngo Mana, uyu mutima Imana irawishimira. Kuko no mu bigeragezo dushobora gutunga umutima Imana yishimira. Ubuzima bwose tubayemo twatunga umutima Imana yishimira. Ndagira ngo rero dutunge umutima Imana yishimira. Mwene data mu Kristo, ndavugana nawe, wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa mukobwa we, wa nkumi we, tunga umutima Imana yishimira. Umutima wubaha Imana, umutima ufite ishyaka, umutima ufite urukundo. Pawulo we yabivuze neza mu Bakorinto ba mbere ibice 13, aravuga ngo niyo twavuga indimi nk'iz'abamarayika, tugakora imirimo yindi yose twibwira ko ari myiza. Hari n'abakora ibintu byiza ariko bitarimo urukundo, bisa nk'ubwibone, bisa nko kwiyemera, bisa nk'iki, ariko ibintu byose nitubikorana urukundo. Ngo niyo twavuga indimi nk'iz'abamarayika, tukabwira imisozi ngo nihaguruke igahaguruka, tugakoreshwa imirimo n'ibitangaza, ngo ariko nta rukundo, ngo ntacyo byaba bimaze. Imana rero nidushoboze tugira umutima Imana yishimira, umutima w'urukundo, umutima Imana yishimira. Imana rero dufashe. Tugiye gusoma igitabo cyo kuva ni inkuru z'Abisirayeli, birumvikana bava muri Egiputa, ni kuva ibice byaho bitatu, ibice bitatu. Reka dusome duhereye ku murongo wa 4. Ngo Uwiteka abonekera, umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Uyu Mose namubabwiyeho ko yari Umwisirayeli, nawe yari yaravukiye muri Egiputa, ariko aza kumenya yuko nubwo yagiriwe amahirwe muri icyo gihe yavutse, ngo bahigaga abana b'Abisirayeli muri Egiputa. Aho ngaho nyine bahigaga abana b'Abisirayeli. Noneho aza kuvuka muri icyo gihe abana bariho bahigwa. Nawe ushobora kuba uri mu bihe bikomeye ukavuga ngo jyewe igihe cyanjye kiragoye, niyo mpamvu nta kubaha Imana, iki gihe kirakomeye niyo mpamvu ntakizwa, iyi mirimo sinayikora kubera yuko ntabwo turiho neza. Oya, igihe cyose wakorera Imana, igihe cyose wakizwa, igihe cyose wakora, waba mu murongo, igihe cyose watunga umutima Imana yishimira. Mose rero uyu nguyu, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Yari yaravuye muri Egiputa, yari yarahunze, ahunga umwami Farawo, Farawo wari warimiswe bwa kabiri, ntabwo yari yarigeze kumenya amakuru. Noneho atoteza Abisirayeli, atoteza ubwoko bw'Imana. Iki gihe rero Imana ibonekera Mose mu gihuru, ni ukuvuga ngo Mose yari yarahunze, yari yaravuye muri Egiputa, yari yaragiye, yashatse kwicwa kubera kugira umutima Imana yishimira, ashatse kwicwa umwami Farawo, ashaka kumwica, arangije ngo arabahunga. Ariko abahunga afite isezerano ry'Imana, abahunga nawe ari umwana w'isezerano, arabahunga ariko abahunga kubera umutima w'Imana ntiwagiye, yakomeje kugira umutima Imana yishimira, ariko aragenda. Ngo agiye, Imana kuko itajya ibura inzira ku muntu wayo, umuntu uyikunda, umuntu uyikorera, umukristo nyawe, Imana ntimuburira inzira. Umuntu ukunda Imana, umuntu usenga, Imana ntimuburira inzira. Mwene data, mukristo, muvandimwe, gira umutima Imana yishimira. Imana nikwishimira abantu bazakwishimira. Rimwe najyaga numva kenshi abantu bavuga ngo jyewe Imana iranzi, ngo abo bavuga ngo sinkijijwe, ngo abo bavuga ngo ntabwo ndi umurokore, ngo Imana iranzi, ngo Imana ireba mu mutima. Nibyo, ariko kandi ni abantu nibatahamya kukijijwe ujye ureba neza, abantu batakubonaho imbuto ujye ureba neza, kuko ibyo tuzahamya mu isi n'ijuru rizaribihamya. Ndagira ngo ugire umutima Imana yishimira. Mose Imana imubonekera mu gihuru cyaka umuriro. Ese nta Imana itakwiyerekera. Mose yari mu gihuru, yari mu ishyamba, Imana irahamusanga,
yari mu buzima bugoye. Umurongo wa 4 wavuze ngo iki? Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru, iti Mose, Mose. Aritaba ati karame. Iramubwira iti wikwegera hano, kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Yumvaga iramubwira ati Mose, Mose, ndi Imana ya so, ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Ngo Mose aratinya. Aravuga ati mbese nuba Imana iracyangendaho, iracyanzi, Imana iri kumwe nanjye, Imana iranyibuka, Imana iranzi, Imana yampamagara aha mu gihuru muri ubu buzima. Mose ngo ari yaravuye muri Egiputa arahunga, ariko kubw'umugambi w'Imana njya nkubabwira, Imana izishakira inzira kugira ngo ubeho, Imana izishakira inzira kugira ngo usohoze isezerano, Imana izishakira inzira. Umukobwa umwe yambwiye ubuhamya, usanga Imana ifite imbaraga. Imana yari yaramuhaye isezerano ko izamwubakira, hanyuma ngo kandi ngo ikamwubakira urugo rwiza, ariko ngo hanyuma ngo aza kugira mu gihe cy'ibibazo, ajya gukora ahantu, ngo ageze mu bibazo ngo ajya gukora akazi atateganije, ngo akora ahantu, ariko ngo ahantu hari igipangu gikomeye ngo gifunze. Aragenda barumvikana, yinjira mu kazi, aratse Imana ko iwacu duciriritse, kandi wari warambwiye ko uzampa urugo rukomeye. Ariko Imana igira inzira. Imana ngo yaje ngo abaho ntasohoke, wakamenya iby'urugo, hakinze bakajya guhaha bakamuzanira ibikenewe byose bakabyinjiza mu gipangu. Ariko bakabona akamara ukwezi, akamara 2, akamara 3 ataranasohoka. Bukeye yabashatse no kujya ahantu bakamushyira mu modoka bakamujyana, hanyuma ngo aza kwibaza ati ko nta muntu tubonana, nta muntu ujya umbona, bizagenda bite? Ariko ngo umunsi umwe muri icyo gipangu habaho ikibazo cy'amazi n'umuriro bitameze neza, ngo bajya gushaka umutekinisiye, ngo aje abikora areba umukobwa, ngo aramureba, hanyuma ngo amavuta y'Imana yaramuriho, agenda ngo abyibazaho. Arangije ngo asaba bosi we, aramubwira ati nagusaba ko wazampuza n'uriya mukobwa, nabonye asa nk'umuntu ubafasha imirimo y'urugo. Abahuza nawe barumvikana, Imana iza kubakorera ubukwe cyane, ngo bwiza cyane, ko umuntu ngo ari n'umuntu ukomeye. Rero Imana ntabwo yabura inzira yo gucisha mu ibyawe, ahubwo ikintu cya mbere ni ukugira umutima, ufite umutima Imana yishimira. Hanyuma mwene data, ndagira ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru, aho hantu Imana iramwiyereka, aho hantu Imana iramusanga, aho hantu Imana iramwiyereka. Mwene data, ni hehe Imana itakwiyereka? Iyigaragarije Mose mu gihuru, ngo yavuye muri Egiputa, agenda bavuga bati ntabwo twakwirirwa tumwica, nta maraso tumennye, nagenda azicwa n'ubutayu, hari ibintu byinshi bagutega, hari ibintu byinshi shitani avuga ngo nibyo bizakwica, ariko aho ngaho n'Imana izigaragariza. Nkunda kubabwira muririmbyi umuswahili avuga ngo Imana yacu ngo Mungu kwetu ni kimbilio, ngo anaonekana hoteli wakati ya mateso. Imana ni ubuhungiro, ariko igiboneka cyane mu bibazo. Cyagiye uri mu kibazo, cyagiye ukivuga ngo ntibyishobotse, nibwo Imana ikora, cyagiye uvuga ngo nta nzira, nibwo Imana yigaragaza. Kenshi uzayibona ugeze mu bibazo, ubundi ni Imana y'amahoro, ni Imana y'imbabazi. Imana ibonekera Mose mu gihuru, yari mu gihuru. Imana ikwibonekere muri icyo kibazo cyawe, Imana ikwigaragariza muri ubwo burwayi, Imana igusange kwa muganga, cyaba ari cyo gihuru urimo, kuba utarabyara ni igihuru uhagazemo, kwaba uri mu ntonganya, kuba uri mu mpagarara, kuba uri mu madeni, kuba uri mu bukene, wasanga ari cyo gihuru uhagazemo. Ariko Imana iri hafi kugira ngo ikwiyereke, iri ahangaha kugira ngo ikwigaragarize. Ndagira ngo tugusengere Imana, ndagira ngo tugusengere Imana, Imana y'amahoro, Imana yacu bwite, ikwiyereke, ikwigaragarize.
tugusengera Imana. Iramubonekera iramubwira ngo Mose yashakaga yongera kuvugana nawe, yongera kumwiyereka, yongera kwigaragaza, yongera kumwereka imbaraga zayo, yongera kumva ijwi ry'Imana. Wongere wumve ijwi ry'Imana, wongere uhure n'Imana ahantu uhagaze. Ntabwo Imana yagusiga, ntabwo igitangira umurimo ngo ureke kutawusoza. Iyavuganye nawe, iyaguhaye urugo, iyaguhaye urubyaro, iteguye kukurerera, iteguye kugushyingirira abakobwa, iteguye kukugirira neza. Iyaguhaye akazi, izakakurindiramo, ikurinze mu bushomeri, izaguha akazi. Imana ikwiyereke nawe, iyiyeretse Mose mu gihuru, ikwiyereke uyu munsi aho uhagaze aho ngaho. Ndumva ubuzima Mose yari arimo nawe waba urimo, cyangwa se hari undi urimo, ariko kandi ugire kwizera, utunge umutima Imana yishimira. Utunga umutima Imana yishimira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana Data, Mana ishobora byose, iri ni ijambo ryawe, ndarisengeye mu izina rya Yesu. Girira neza uyu muntu uhagaze muri ubu buzima, uyu muntu uri muri iki gihuru, igihuru cy'ibibazo, igihuru cy'amahwa, igihuru cy'inzitane, igihuru cy'intambara, igihuru cy'indwara. Hari uburwayi ahagazemo, hari ibibazo ahagazemo. Numwiyereke, niwigaragaze, imbaraga zisumba byose nizimugaragareho. Ubuntu bw'Imana nabubone, hura nawe, mwiyereke. Nsengeye umugabo, nsengeye umugore, nsengeye umukobwa, nsengeye umuntu, yerekane Imana. Shyigikira abakozi bawe, shyigikira abantu bawe, shyigikira abakumenye nk'umwami n'umukiza mu izina rya Yesu. Ongera agakiza mu bantu, ongera agakiza mu bantu, gwiza umubare w'abakizwa, gabanya umubare w'abarimbuka. Urakoze Mwami Imana, urakoze kugiye kwigaragaza, urakoze kugiye kubana natwe, urakoze kugiye kutugirira neza. Shyigikira abakozi bawe, abagukora ku manywa na nijoro. Urakoze Mana. Uyu muntu urwaye, uyu muntu uryamye, umaze iminsi aryamye, imiti yaramunaniye, ariko wamukiza, wamugirira ibambe katika jina la Yesu. Urakoze rero, urakoze kugize neza. Hari abo ugiye kwiyereka, hari abo ugiye kwiyereka, hari abo ugiye kwiyereka, hari abo ugiye kwiyereka. Wiyereka uyu muntu, wiyereka uyu mukobwa, yereka uyu mugabo, yereka uyu mugore uri mu madeni, washobewe, wabuze uko abigenza. Yereka umuntu uruhijwe n'umubiri, yereka uyu muntu ufite ubwoba bw'urupfu, yereka uyu muntu niwe utanga ubuzima. Wageze ikuzimu, Satani umwambura ifunguzo. Urakoze Yesu, urakoze kuri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Nkuko rero nababwiye, telefone yanjye ni 07 8 50 98 944, 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 33 1, 07 2 74 34 1. Twabafasha, twabayobora se kuko umuntu yatunga umutima Imana yishimiye muri iki gihe. Icyo gihe cya Mose cyari igihe gikomeye, ariko nawe watunga umutima Imana yishimiye, Imana yiteguye kukugira neza. Imana iduhana umugisha, amen.